Ishangi Radio TV FM. Igihe kiragera amafaranga wayabura, waba ufite umugabo akaba yagutandukanya nawe. Ngiye uguha ubuhamya ubu nta mugabo mfite, umugabo wanjye n'ubu ngubu ejo bundi nayo ndi mu kagari bampa uburenganzira bavuga ati wa mugore we ahantu ugeze ibintu bye bimaze imyaka myinshi, shaka ahantu uba ubaye wakikodeshereza. Urumva ngewe ninsaba guhaguruka no mu nzu yanjye nkayivamo nkayimusigira. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wifatira abantu. Niba yitwaza, ntabwo namenya ngo yitwaza. Nteruye ndirimba nshimira abaganga. Ya nshuti mukunzi Ishangi Radio TV na mwakunzi Ishangi Focus TV, reka twongeye tubabwire yuko gahunda rero ntugasaze nkuko dusanzwe tutembera tukabaha n'amakuru atariho ivumbi, tukababwira amakuru ari update, amakuru atari amapapirano. Uyu munsi rero turi mu karere ka Kayonza, akarere ka Gatsibo, Akanyagatare, aho turimo dutembera by'umwihariko muri gahunda yitwa bigomba guhinduka. Bigomba guhinduka rero, bigomba guhinduka ni ibiki? Bigomba guhinduka by'umwihariko akarengane gakorerwa abantu kagomba guhagarara, ndetse by'umwihariko amanyanga akorerwa abantu akwiye guhagarara, ndetse by'umwihariko umunyarwanda kumva yuko ari umunyarwanda, ndetse by'umwihariko atekanye. Hanyuma rero nkuko turimo tubikwereka neza kuri screen z'Ishangi Focus TV ndetse n'Ishangi Radio TV, aho ngaho ku Ishangi.rwa turimo gukubwira yuko uyu mwanya turimo gutembera by'umwihariko uyu nguyu yitwa Murengera-Ntwari Jean Bosco, n'umuvuzi gakondo by'umwihariko uri mu karere ka Kayonza. Aha ngaha rero twatembereye tugira ngo tukubwire amakuru ahari 5 kuri 5. Kigaragara rero nuko Murengera-Ntwari Jean Bosco ari umuvuzi gakondo, ariko by'umwihariko akaba arimo abangamira abo yavuye. Abo yavuye kubera yuko niba uri umuvuzi gakondo ugategeka umuntu kukuzanira icya 10 n'amaturo, ndetse by'umwihariko uwanze kubikora ukamukubita, ndetse ukamutera ubwoba kugeza ubwo umuntu amenengana, umuntu akava Nyagatare akagenda akajya Rubavu arimo guhunga mpaka ukamusanga Rubavu, kongera ukamukurikirana kugeza ubwo utanya umugabo n'umugore, umugore ukamutanya n'abana. Ibi ni ibintu bifatika birimo bigaragara neza. Rero uyu muntu uvuga yuko ari umuvuzi gakondo, ndetse by'umwihariko nguri no muri komite y'abavuzi gakondo mu gihugu, ariko agakora ibi ngibi, ngira ngo hari ibi ngibi inzego z'ubugenzacyaha ntabwo zari zibizi n'izari zibisobanukiwe, ariko igihe kirageze kugira ngo Murengera-Ntwari Jean Bosco akurikiranwe rwose, abaturage babona umutekano. Naho ibyo kuvuga yuko uri umuvuzi gakondo ugashaka gukanga abantu ngo ufite ibyo baterereza ku buryo baramutse bakuvuze wabica cyangwa wagira uko bagenza, ntabwo bishoboka. Dufite leta nk'umubyeyi, leta kandi umubyeyi yo kabyara, umubyeyi uza abana be ugomba kubareberera buri munsi, buri munota, buri segonda. Leta nk'umubyeyi, leta y'u Rwanda rero ni leta isobanutse, leta izi icyo gukora mu gihe bigaragara ko umwene gihugu yarenganye, uretse n'umwene gihugu n'undi muntu uba mu gihugu wabashije kuhagera. Ngira ngo leta y'u Rwanda mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite umutekano ubasha kurinda abanyagihugu bakirimo, abagituye abari bo bose. Bityo rero uyu mwanya uyu mugabo witwa Murengera-Ntwari, reka twumve mbese abantu yarenganyije bameze gute, aba bantu yabarenganyije mu ruhe rwego, ese bihagaze gute? Abavuzi gakondo kandi dushimire na Minisante idahwema na rimwe kutugira inama. Abavuzi gakondo nibubahwe, mufashe dushimire. Turi mu kiganiro cyitwa bigomba guhinduka. Shimimana niko mwitwa? Dushaka rero ko muduha amakuru mu kiganiro cyitwa bigomba guhinduka. Bigomba guhinduka rero y'uyu munsi, tugenda dutohoza amakuru, twakurikiranye amakuru y'umuntu witwa Bosco w'umuvuzi gakondo. Hanyuma dusanga Nshimiyimana Bosco ashobora kuba muzi, yanatuganiriza akaduha amakuru y'ibivugwa aho ngaho, ko hari abantu rimwe na rimwe anyuzamo agahohotera, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ntibiciye mu mucyo, ugasanga bamwe muri bo barabangamiwe. Nanjye ndimo. Hanyuma se Nshimiyimana, ndashaka ko utuganiriza ku bakunzi b'Ishangi Radio TV. Yewe hajya uri mu kahe kagari, umurenge wuhe? Ngo ni Nyagatare. Yego. Murenge wa Tabagwe. Kagari ka Nyabitekere. Yego. Mudugudu wa Kangoma. Yego.
niho nini naho nubatse. yego. Hanyuma 2016 2016 nanyongera Gikabarondo aho nyine n'ubundi nabatuye. yego. aho nde Aho bosi gatuye. Bosco atuye Kabarondo mu murenge wa Kabarondo. Umurenge wa Kabarondo akagari niba ari ka naho ngaho ni mu Rutagara nyine niko bahita, ariko akagari niba bashinzwe ukuntu bahita, ariko naho ngaho mu Rutagara n'abakibaye. Bosco tuvuga izina rye rindi ninde? Murengerantwari Bosco. Murengerantwari Bosco. Urakoze cyane, dusangiza amakuru rero ndumva ari we. Hanyuma nza gushaka umugore. Yego. Umugore ararwara. Njya kumuvuzayo. Umugore arakira nta kibazo. Hanyuma urangije nanjye turakorana nyine bisanzwe, mba mu Bunyonzi nyine ngera ku mashini zo nyine gushesha ku byuma. Ariko umugore wanjye akajya agenda akamara amezi 3, amezi 4, amezi 5 ariyo yibera nyine. Amara yikize kandi yarakize. Ubwo noneho hanyuma aza kumugira inama ko agomba kujya kugurisha isambu y'iwabo. Aragenda ndanabizi, arayigurisha isambu y'iwabo utabizi. Amafaranga yose arayamushyira agiye kuyamubika. Arayamuzana yarayamubika. Ubwo nanjye nyine ariko ngo yari yamubwiye ngo azamugurira inzu ngo Kabarore. Hanyuma ayo mugore yabashije kuzana ajya mu 600 mu rugo, andi yose arayajyana. Muri make yose yari atubikiye 1,50,000. Yego. Kuko yageze nyuma ndina 600 aravuga ngo ngewe ngo nzayatorokana nyajyani iwacu. Yose aramubwira ngo ngewe ngo ngomba kuzana amafaranga yose ngakaroya mu bikira. None se banke ntago yamugora? Wese yari banke yari iki? Mbese sinzi ukuntu ameze, abagore arabifatira, mbese sinzi rwose natwe byaratuyobeye. Umugore yancanyeho ngo isambu ni iwabo, ngo nimuheze amafaranga ye nari nzigaranye yari yamaye 600 andi ari yaba. Yari yarayamushyira. Yego. Umugore ancanaho amafaranga yavana kuri konti nyahereza umugore arayamushyira nayo. Ngo nyine ndapagasa ngura akabanza k'400 ya kukubaka. Hanyuma none ngigura niyo yabaga, n'aya mafaranga niyo yabaga. Ndavuga ati none reka nze ngigure, nimara kukigura nubake, hanyuma amafaranga azaze nyagura isambu. Kubaka igeze hejuru umugore yakoze amafaranga yamuhaye 150 niyo yampaye yo kugura inzugi 200,000 muri miliyoni 150. Niyo mafaranga nabashije kubona. Umugore na n'ubu ngubu ntitwumvikana, turafi no kuzajya kudeforosa rwose buri munsi rwose aratuzengereza, mbese abagore yarabigaruriye. None se ubu ni iki rero wabigejeje se mu nzego z'ubuyobozi? Mwabigenje mute ikibazo cyo uburyo mubanye n'umugore, uburyo uwo mugabo Murengerantwari Jean Bosco yabatanyije, uburyo yabatwariye umutungo? Ese ayo mafaranga yahaye umugore uyu munsi cyangwa se umugore aracyayabikije uwo mugabo? N'ubu ngubu aracyayamubikije. Umugore se we akaba abahehe uyu munsi? Naho ngaho Kangoma n'ubundi. Abonye binyobeye. Urabona nta bimenyetso wenda biba bihari, nuko twarige turahuza turakira ayo mafaranga yajyana, nta kimenyetso gihari bigaragaza. Ye naravuze ati ko umuntu anzenya kwa ngundo umugore wanjye reka nze mujyane Gisenyi. Inzu turayikinga turarije tujya Gisenyi. Yego. Muri Rubavu. Tugezeyo n'umugore n'abana 2. Tugezeyo mushakira igishoro, acuruza imyenda ya caguwa. Nanjye ndacuruza mu karesitora. Umugabo amucanaho ngo naramushutse ngo mujyana muri bene wacu, ngo none ngo nukugeranya inzu ngo tuzabone tuyigurisha,
nimara kuyigurisha ngo nirangiza mujugunye. Umugore amucanaho, umugore yaramwumvira, abagore be baramwumvira, arangije arafata ibintu bye byose mu nzu, arapakurura ibintu byose, arazamuka. Habagamo umupangayi mu rugo, amuvanamo, inzu ayijyamo, n'abayobozi b'umudugudu n'ab'umutekano bari aho nyine. Akabazo twari twaragurishije ngo nyine babacanaho, mbese we yashaka ngo umuntu twagurishije nyine ngavemo, hanyuma azajya kundega bari bungurikirana. Bw'amahirwe abayobozi babijyamo, ibyabo uko nguko, n'ubu ngubu ntabwo twumvikana. Uriya mugabo pe aratubangamiye, adutwara imitungo yacu, akadusenyera. Abagabo rwose twararenganye, abagabo twavuriwe iwe rwose, ni ikibazo muri make. Aratwambura, urumva amafaranga yose yarayanyambuye, kandi waba w'umugore bazinga mu mutungo yarawugurishije awuzana iwanjye, kandi atarigeze awuzana iwanjye. Icyo nasaba bose ko mwadufasha bakansubiza amafaranga yanjye, kuko umugore twasezeranye ivangamutungo bakayansubiza, hanyuma ubundi akaturekera uburenganzira bwacu n'abagore bacu, tukarera abana bacu twabyaye. Abana dukunda Isangi Radio TV. Nkuko byumvikana rero bashuti bakunze Isangi Radio TV FM, namwe bakunze Isangi Focus TV, yango murumva ko iki cyari kibazo kandi kimaze kumurengera, kuko ni ikibazo gikomeye cyane kandi gisabwa kugira ngo kibone igisubizo mu maguru mashya. Bitabaye rero kibonye igisubizo mu maguru mashya, ngira ngo ibibazo byaba bikomeye cyane, kubera yuko reka dukomeze twumva n'abandi, wumve ibyo umuntu witwa Murengerantwari Jean Bosco yabakoreye. Nawe urumirwa, urahita wibaza se uyu ni umuvuzi gakondo, uyu ni pasitoro, uyu ni umuhesha w'inkiko, uyu nguyu ni gitifu w'umurenge, ni gitifu w'akagari, ese ni polisi, ni komanda? Urahita wibaza icyo ashinzwe mu murenge cyangwa mu karere, nawe urahita wumirwa, urahita wibaza se ibi bintu ubundi bibaho mu Rwanda cyangwa ntago ari mu Rwanda birimo kubera. Ni ikibazo gikomeye, reka twumve ese ni mu Rwanda birimo bibera cyangwa ni ahandi. Isangi Radio TV FM. Ashaka gutanga ukuri kuzima. Yego. Biba ari byiza kandi urumva abantu barengana baba ari benshi muri iki gihe. Umuntu arifata agashyira abantu mu kantu kamwe, akumva yabayobora uko ashaka. Kubera ko ni abantu bo hasi, ni abaturage, aravuga ati aba bantu ntabwo bafite ahantu bazajya ngo bavuge ijambo, ni ahantu bazagera, mbese akitwaza ibintu bitandukanye. Ariko mu by'ukuri iyo ubashije kureba ukavuga uti nkanjye wenda ni urugero, wenda umuntu mukuru ufite abana 5, umuntu arakubwira ati ngwino wicare hano amezi 2, abana bawe bariga. Yego. Igihe kirageze kwiga, abana birarangiye kubera ko nta bushobozi muri iki gihe tubayeho bwo gushakisha. Yego. Uhishe amezi 2, amezi 2 arashize, arakubwira ati uzaza 500,000 cyangwa ngo miliyoni. Ukoze ikosa, niba urikoze arakubwira turatanga 300,000. Icyo gihe wa mwana ku ishuri, umubyeyi we yicaye hahandi, yasigaye wenyine. Igihe kiragera amafaranga wayabura, waba ufite umugore akaba yagutandukanya nawe. Akagutandukanya nawe burundu. Ngewe uguha ubuhamya, ubu nta mugabo mfite, umugabo wanjye n'ubu ngubu ejo bundi nayo ndi mu kagari, bampa uburenganzira bavuga ati wa mugore we ahantu ugeze ibintu bye bimaze imyaka myinshi, shaka ahantu uba ubaye wakikodeshereza. Urumva ngewe ninsaba guhaguruka no mu nzu yanjye nkayivamo nkayimusigira, ariko nkatanga amahoro kugira ngo, urumva yafashe abana 2 bakiri batoya arabaforomata. Yego. Banje baranyanga, baranyanga kubera uwo mugabo nta kintu yakora atamugishije inama. Ubuyobozi burambwira ati rero kugira ngo muzagirane amakimbirane arenze, shaka ahantu ubaye uzakomeza ukurikirana ibyawe, ariko udafite amakimbirane n'uyu mugabo mutareba n'amaso ku maso. Urumva habayemo kuva mu cyumba kimwe njya mu nzu yindi y'inyuma, uhari inzu ye. Ni ukuvuga ngo rero kandi si njyewe ibyo bintu ngiye nyine ubifite, hari n'abandi benshi barahari. Ayo makuru nyafite ari ihame, ngewe noneho nanabayeyo, bigeze kuntwarayo harananiye. Iyo ukoze ikosa ukananirwa, inkoni 100 urazikubitwa. Akagukubita inkoni 100?
ijana gutyo uryamye hasi bajya kuzana umuba w'inturusi. Akaba se ari polisi, ari ribu, ari icyo? Ni ukuvuga ngo ni umuntu wifatira abantu. Niba yitwaza, ntabwo namenya ngo yitwaza iki, niba ari ukuntu wenda we yaje mu buryo bwa gakondo avura, ariko imivurire yaje gushyiramo ibindi bintu, niba nabyita idini ariko birenze n'idini kuko nta dini bikubita. Ikindi kintu akora, afata abakobwa, urumva ko akunda abantu baje kwivuza bafite nk'abana b'abakobwa bageze mu myaka 18, 12, gutyo ku myaka biterwa n'imyaka, agahita amuhuza n'umuhungu wenda uri aho ngaho nawe waje kwivuza, akanabasezeranya, none hasigaye anasezeranye. Bivuze ngo ubwo ni urusengero rikaba na gakondo byose. Noneho yamara kugusezeranya rero, iyo abantu akunda gusezeranya iyo bibananiye aranabatandukanya, ashobora kugutandukanya n'umugabo yaguhaye bwa mbere agahita aguhereza n'undi, atitaye kuvuga ngo uyu muntu yari yagiye mu muryango runaka yari yanasezeranye. Kugusezeranya bisanzwe ntabwo, kuko nta bantu bahaze bimwe byo kuvuga ngo abantu baraguherekeza, abari aho ngaho nibo bagukorera ikirori bakiteranya. None se niyo wowe iyo ukurikije ubwo buzima bumeze gutyo, mwabigejeje mu kagari mubibwira n'ubuyobozi bw'umurenge? Ni ukuvuga, urumva umuntu wese ahantu agiye, urumva ndi mu karere ka Gatsibo, abandi bari ku Murindi, ubwo Murindi nawe ushobora kuba uri muri Kayonza ngira ngo. Yego. Hari n'undi mugabo witwa Etienne Abamatimba, hari n'undi uba Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare, urumva tugiye turi ahantu hatandukanye, kuko nyine avura abantu batandukanye. Ariko ni ukuvuga ngo nkanjye ikibazo cyanjye nakigejeje, nabanje mu nzego z'ibanze, ariko nagenda nkigaragaza gisa nkaho kitagaragara, kubera ko iyo uvuga ibintu byo gusenga cyangwa ibintu by'amatorero kubihuza na leta bahita bumva gusenga ibi ngibi ko ari ibyanyu byo mu ngo, umuntu yabuze uburenganzira bwo gusengera undi aho ashaka. Ubwo rero njyewe aho bigeze byageze mu kagari byari binatinzemo cyane, banyemerera gushaka ukuntu nakwicumbikira, nkashaka ahantu undi mugabo nkamuha uburenganzira bwe kugeza igihe wenda nzabonera akampa divorce, wenda tukaba twanatandukana. Ubwo akagari ni akahe? Akagari ni aka Kabarore, umurenge wa Kabarore, umudugudu wa Kabarore, akarere ka Gatsibo. Yego. Niho ntuye. Niho utuye? Niho ntuye. Ikigaragara cyo rero, ndibaza uyu mugabo mwarashakanye byemewe n'amategeko? Twaranasezeranye ni ukuri. Hanyuma se murengera ntwari we, iyo ababujije akavuga ati ntimubane, we abavuga yuko wowe ufite ikihe cyaha? Ni ukuvuga ngo icyaha ngewe navuze ngiye, we umugabo arakomeza akajyayo, nyine urumva yakomeje kuba umukirisitu wabo, akajya gusengerayo buri kwezi. Ndakubwiye ngo ku itariki enye baragenda. None se hari amaturo mutura mu rusengero aho ngaho rwaho? Ngewe ubundi ukuntu batangiye bavura, wagendaga uri umurwayi ukagenda umuntu akakubwira nk'uko muganga yakubwira ati, akakwandikira imiti runaka, akakubwira ati uzatanga amafaranga ya nayo. Noneho iyo ugezeyo uragenda bakakuvura, bamara kukuvura, ubwo ndakurikiza uko mbere nari ndiye. Yego. Bakakuvura, wamara gukira bakagusezerera, ubwo amafaranga runaka baguciye ugataha. Yego. Uburenganzira bwawe wakenera gusubirayo ukagenda nyine ugiye nko gushimira cyangwa ugiye nko kubasura, kwa kundi umuntu wakugiriye neza ntabwo wamwanga. Yego. Ariko noneho we ntabwo ariko bigenda. Iyo amaze kukuvura biba ngombwa yuko aragufatisha ku buryo buri kwezi, yamaze gushyiraho gahunda yuko buri kwezi ari ukujya kwicara, sinzi ibyo bicara baba barimo, kandi ugenda utwaye amafaranga ngo y'10 y'ibyo wakoze. Icya 10 ugutanga nkangahe? Bitewe n'akazi ukora, ushobora kuba ufite icyuma gishya, avuga uti wenda mu kwezi ndatuje n'ibihumbi 100 rero ushobora gufatamo nk'ibihumbi 20 ukayatanga bitewe n'ayo wabonye. Numva ntabwo amafaranga ahora aboneka buri kwezi. Ariko se
nguciye mu ijambo ubundi iryo torero bwite ujya gutangamo icya cumi ryo ryitwa ngo iki? ntabwo ari itorero, ni abavuzi gakondo. ese umuvuzi gakondo agira naho batanga icya cumi kandi wumva hajemo n'idini ahubwo urumva ko atari ikibazo ahubwo? nyine urumva we yahinduye uko abandi bakoraga cyangwa n'uko abandi bakora. ntabwo tuvuga ngo bose niko bakora, ahubwo we yaje muri uwo mwanya ariko arahindura. harya ubwo Murengerantwari aba mu kahe karere, muhe murenge, mu kahe kagari? wese si mu karere ka Kayonza, umurenge wa Kabarondo buriya, kubera ko atuyemo hariya hafi na za Kabarondo. Yego. niba ari muri Musumba, urebye ni hariya hafi na Kabarondo neza, hafi na sitasiyo hariya ku Bayohova. Yego. ariko ubwo ni akarere ka Kayonza, ubwo ni umurenge wa Kabarondo, niba bivuze gito ndumva ari aho ngaho. Rero urumva ikintu tuba dushaka, tuba dukeneye amakuru y'ihame kugira ngo tumenye ngo ese kubera iki abantu bakomeza kurengana kandi by'umwihariko bakagombye kurenganurwa. Ese koko birakwiriye ko umuntu yasimbura inzego z'ubuyobozi akaba ari gukora inshingano z'abayobozi kandi atari umuyobozi? Arazikora cyane rwose. nk'ubu ngubu hari umwana wanjye w'umukobwa wacikishije toronkome, kubera ko yafashe umugabo wanjye akamuforomata, bahise bamuntwara umwaka hafi imyaka 2 igiye gushira. Mperuka kuvugana nawe 2022, urumva hagiye gushira n'imyaka 2 tutavugana. nawe baramuntwaye amutwara ahandi hantu, ndetse ni ukuvuga ngo njye ikintu bankoreye ni ukugira ngo iyo bamaze kuntwara abana nkasigara njyenyine, nta jambo mfite, simfite icyo kuvuga. Twaganiriye na Madamu Nyirahabineza Gertrude, Presidente w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, hanyuma atuganiriza kuri aya magambo tumuje ikibazo cya Murengerantwari Jean Bosco ukomeje gusebya by'umwihariko umwuga w'ubuvuzi gakondo, by'umwihariko nk'umuyobozi uhagarariye ubuvuzi gakondo, ndetse by'umwihariko turamuze tese aba bantu barimo barengana, urateganya iki kugira ngo inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi zibarenganure, ko bigaragara ko Murengerantwari arimo abatera ubwoba, akababeka mu ubwoba bigatuma batarenganurwa? Ese aba bantu urabateganyiriza iki kandi ko bigaragara yuko birimo bigaruka mu buvuzi gakondo, ubikora n'umuvuzi gakondo uhagarariye kandi uyobora? Ese urateganya iki? Ishangiro Radio TV FM. Umuntu aradukubita, bamwe bagenera inkoni 100, agakubita inkoni 100 abandi akaba umusaza bakubise umwana wabireba, abandi akabatandukanya n'abagore, abandi akabambura imitungo akababikira amafaranga bakajya bagurisha bamuzanira. uriya mugabo ntirurangiza rwose, baza gukubita umuntu inkoni 100 ikibuno kikabura. Yego Ishangi. Hanyuma rero nagira ngo mbaganirize, nyine hari amakuru dushaka ko tuganira, tubaza nka tungahe, nka 3 cyangwa 2. Muyobozi, ndumva ari byiza, tumaze iminsi turimo tuzenguruka akarere ka Kayonza ndetse n'aka Gatsibo. Hanyuma rero duhura n'abaturage bagiye batandukanye batubwira ingorane bagiye bagira bazitewe n'abavuzi gakondo. Yego. Hanyuma turavuga tuti ese tutabajije umuyobozi mukuru wabo ntago byaba ari byiza. Rero uyu mwanya tugize amahirwe turababonye kugira ngo tuvugane. Mutwemere rero mwatubwira, kuko dufite umuntu witwa Bosco, Jean Bosco, yego, w'umuvuzi gakondo. Mwaba mumuzi? ndamuzi, atuye Kabarondo, ndumva ari naho akorera. Buryo hari abantu yakubitaga bitewe n'imivurire ye, ngakabakubita inkoni 100, agatandukanya abagore n'abagabo. None se muyobozi, tutabaciye mu ijambo, turimo nicyo twabazaga nyine, hari umuntu witwa Nshimiyimana Innocent, yambuye umutungo, kuko uyu muntu ngo yagiye kuvuza y'umugore we, amaze kujya kuvuza y'umugore we, hanyuma wa Bosco ahita abwira umugore kujya kugurisha isambu y'iwabo akamuzanira amafaranga akayamubikira. Ibyo byose yagiye abikora, ntabwo ari we gusa, ni benshi, na n'uwo bita ntakaziraho
nawe yamutandukanyije n'umugore we, nawe amutuma amafaranga gutyo, umugore agenda nabi icyo akora agira ngo batandukane, agende yongera asubirane n'uwo mugabo Bosco. Ntibyamuhira, aragenda arwana n'umugabo aramukomeretsa, ubu nawe aranafunzwe, ndumva afunzwe ari kuri sitasiyo ya Kabarondo. Ntabwo mperuka kumenya ibye, gusa umugabo we nawe yaje kuturegera ku rugaga atubwira ko umugabo bita Bosco rwose abamereye nabi. Ni benshi n'abantu bagera mu 10 yarabazengereje rwose. None se ubuyobozi buhegereye ko bwabihagurukira bukabikurikirana. None murateganya ikiro nk'umuntu uhagarariye abavuzi gakondo, nkubwiye uwo nguwo witwa Innocent, nkubwira uwo bita Niyonsaba, Clementine ufite ikibazo cy'uko bose yamutandukanyije n'umugabo wiwe ndetse bakaba bagiye kujya muri divorce. Ese murateganya iki nk'uwo muvuzi gakondo rimwe na rimwe wakoze idini mu buvuzi gakondo? Ariko ntabwo yumvise ko rwose ibyo bintu ari amakosa, ahubwo we yazamukanye umujinya wo kumva yuko tutakwiriye kwivanga mu bintu bye. Ariko nk'umuntu wari uhagarariye, wari ubakuriye, numvaga namugira iyo nama. Uyu munsi rero icyo kibazo kiracyahari kandi sinzi ese ni gute mwahuza n'inzego z'umutekano ndetse na RIB kugira ngo icyo kibazo cy'abaturage barimo barira mu bakemurira ibibazo nk'umuyobozi uhagarariye abavuzi gakondo? Twari twamenyesheje DPC wa Kayonza. Ntabwo nongeye kumenya uko byaje kugenda, niba baranagiye kuko yacumbikiraga abarwayi benshi. Ntabwo twaje kumenya uko byaje kugenda. Kumenyesha n'inzego z'ibanze kugira ngo zibidufashemo. Ariko na n'uyu munsi abo yahemukiye batubwira ko batigeze babona, ntabwo bigeze babona rezilita. Biba ngombwa rero yuko tuvuga tuti reka tubireke gutyo turebe ko wenda hari icyo bizatanga. Ariko ibyo ari byo byose nabo ubwabo bazarega, ndetse natwe n'urugaga dushobora kubona bimeze gutyo tukaba twatanga ikirego mu izina ry'urugaga, kuko birakabije. None se umuntu ushobora gufata umuntu akamukubita inkoni ijana ikibuno kikabora, umuntu ushobora guca icya 10 ngo aravura umuntu, buse imitungo yose bayiseheriwe, ibyo bintu ukabona ko byaba ari ibintu by'i Rwanda, ntabwo ari byo nibyo kwamaganwa. Nawe hari rwose yumve ko ibyo bintu biba bidakwiriye. Ikigaragara rero nuko uyu munsi abaturage barimo bataka, kandi mu gutaka kwabo baravuga bati abavuzi gakondo rwose ibintu barimo badukorera ntabwo ari ibintu by'i Rwanda, kugeza ubwo abantu bakora insengero mu ngo iwabo bakabwira abantu bakabatera ubwoba, bakavuga ngo muzane amafaranga tuyababikire. Ese niko mutoza abavuzi gakondo? Ariko rero n'ababagana nabo bakagombye Radio TV FM. Nkuko bigaragara rero ngira ngo namwe murabyumva yuko ahangaha rwose umuyobozi w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda Madame Nyiraneza Gertrude aravuga ati rwose murengera ntwari twamugira inama ishoboka yose kugira ngo abashe kugabanya ibyarimo kugira ngo adakomeza kubangamira abanyarwanda, ariko yarabyanze. N'uyu munsi aracyabikora, abantu baracyakomeje kuduhamagara batubwira yuko yabyanze. Umuyobozi aravuga ati yarabyanze, yakomeje kubyanga rwose, ndetse by'umwihariko abaturage bakavuga bati nyamuneka leta kuko ari umubyeyi nidutabare nigira uko itugenza kubera yuko turarembye. Uyu mugabo rwose yigize nk'Imana muri aka gace, ku buryo bigaragara ko umuntu aramuca amaturo uko yishakiye, ndetse by'umwihariko imitungo akayitwara uko yishakiye, kandi akakubwira ngo nutabikora urahura n'ikibazo gikomeye, araguterereza ibindi bibazo bikomeye, bigatuma rero umuturage afata amafaranga agatwara akamushyira ati mubyeyi rwose narinzanye amafaranga. Bivuze ngo ni ikibazo gikomeye, leta niyo ikwiye gufata umwanzuro wa nyuma, kubera yuko imbaraga z'abavuzi gakondo gusa ntabwo zabikoraho, imbaraga z'umuyobozi w'abavuzi gakondo ntizabikoraho, RIB, polisi nibo bakwiye kugira icyo bakora kugira ngo ikibazo gikemuke, umuturage w'u Rwanda agira umutekano kandi agira amahoro. Kwishangira Radio TV, radio yawe, radio yacu, radio y'abanyarwanda. Kabana dukunda Ishangi Radio TV. Natwe abana dukunda Ishangi Radio TV FM ivugira ku murongo wa online. Natwe abana dukunda Ishangi Radio TV FM ikorera ku murongo wa online. Ishangi Radio TV FM. Ishangi Record. Ishangi Record. Nzigera ngwe mukira mukunzi wanjye
urukundo ngukunda nirwo rutuma ntazigera guhemukira mukunzi wanjye ntabwo nzigera guhemukira mukunzi wanjye urukundo ngukunda nirwo rutuma ntazigera